wakicariye hirwa kwicara ntabwo bashe. Ubu nimba nkaho mba mu bitaro, ndi mu rugo ariko ndi mu bitaro. Ajya ambwira ngo mama ngo nzarya ryari, ngo nanjye ngo nshyire ngo ibiryo mu kanwa, ngo nanjye ngo nike ngo nkawe. Nabyo bikantera agahinda kuko kurya umwana kureba mu kanwa kugira gute ni agahinda. Batubwiye ko igishoboka ari uko twamujyana mu Buhinde. Kugira ngo tugereyo baduciye amafaranga miliyoni 46,100. Biratugoye cyane, biratugoye, natwe twabuze icyo dukora, mbega twarashiriwe, ntayo dufite. Uwagira icyo yatumarira yakitumarira. Urumva uburwayi bumaze igihe kirekire haziramo n'ubundi. Haziramo n'ubundi. Niyo mpamvu ubona ko umwana arimo arwariramo n'izindi ndwara kuva ko byamushyira no mu rupfu. Amazina yanjye nitwa Kayirangwa Arodia, ntuye Karere ka Bugesera, Umurenge wa Ntarama, Kagari ka Kanzenze, Mudugudu wa Kera. Uyu mwana rero tumurwaje igihe kitari gikeya kirekire. Twagize ibyago, anywera ahantu ibintu bakoresha ibintu by'amasabune byitwa acide, bimwangiza umuhogo. Umuhogo urangirika, ubu nta kintu gicamo, warangiritse cyane 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 ku buryo nta kintu, n'amazi ntagacamo, na ji nticamo, n'amata ntacamo. Twaramuvuje rero, tumuvuza ku bitaro bikomeye byose byo mu Rwanda, tumuvuza CHK, tumuvuza i Kanombe, ubu turi kumuvuriza na Faisal nibo bari kumukurikirana. Uko Faisal bari kumukurikirana bavura iki? Faisal bari kumukurikirana, icyo baramuvuye, bakoze ubuvuzi bwo kumuvura umuhogo barabikora, ariko ntago ubu ngubu bigishobotse, batubwiye ko batakibibashije. Tugiye kwa muganga bwa mbere batangiye bavura n'ubundi umuhogo urumva wari warangiritse, baramuvura umwana bimeze nabi, hahandi umwana yarari mu rupfu, ariko tugize amahirwe Imana iramutugarurira, aragaruka. Ikintu bakoze Faisal, baramuramiye bahita bamupfumura mu rubavu, bashyiramo sonde. Twahereye CHK baduha transferi yo kujya i Kanombe biranga, batwohereza Faisal. Ubu niho turimo tumuvuriza, n'ubu ngubu niho tujya, buri kwezi tujyayo tumugiye kumuvuza. CHK babonye ko bikomeye, twahavurije icyumweru kimwe. Kanombe naho twahamaze, naho bamukurikiranye nk'icyumweru, babona nawo ntibyemeye, nibwo bahise baduha transfer yo kujya Faisal. Faisal rero ubu niho bari kumukurikirana.
mu by'ukuri ubu ari mu kaga, ntahumeka neza, ahumekera umwuka utaza neza, amacandwe ntagenda, ahora agarukira, ntagenda ahita agaruka, ni uguhora tumuteza agakombe ko guciramo. Icyo gihe mujya Faisal mwahamaze igihe kingana iki, ubu ngubu mumaze gutanga amafaranga mungana iki muvuza uyu mwana? Faisal twahamaze amezi 2 tumuvuza, ari mu bitaro. Dusohoka ibitaro twishyuye miliyoni 3 zirenga. Nta kintu umuntu asigaranye mu by'ukuri, ko n'ubundi duhora tuvuza. Sonde yiwe iyo izibye guhita tumujyana kwa muganga, kuko niyo tumugaburiramo. Iyi sonde icometse mu gifu, kandi iyo itanazibye buri kwezi tugomba kujya kwa muganga bagashyiramo indi. Ni itegeko, kuko itinzemo nayo yamutera ubundi burwayi. Iyo mugiye kwa muganga kumushyiramo sonde bitwara amafaranga angana iki? Kumushyirishamo sonde ni amafaranga atari makeya, ntabwo bijya hasi amafaranga nayo hafi 100,000. Ubu mumaze amezi angahe mujyayo? Mu kwezi kwa 9 niho twatashye, kandi noneho hari igihe haziramo n'ubundi burwayi. Nk'umuntu udahumeka neza haziramo n'ubundi burwayi, tukamuvuza. Kuko urumva umwana ufite icyo kibazo, iyo hajemo ubundi burwayi noneho bindi ntahumeka neza, duhita tumujyana kwa muganga. Ubwo nyine bakamucisha mu cyuma, kandi ibyuma biba bihenze. Nibyo rero abaganga Faisal bakoze ibyo bagombaga gukora, bavuga ko ibyo bashoboraga birangiye. Ubwo ngubwo babagiriye iyihe nama noneho rero? Faisal batugiriye inama, batubwiye ko ubushobozi bwabo bwo kugira ikindi bamukorera cyo kumubaga, kuko n'ubundi Faisal bari baramubaze, batoye kongera kumubaga, baduhaye transfer yo kujya mu Buhinde. Ni ukuvuga ngo Faisal icyo bari kudukorera ni ukumukurikirana kugira ngo ubuzima bwe butajya mu kaga. Batubwiye ko igishoboka ari uko twamujyana mu Buhinde. Kugira ngo mugereyo bisabwe kugira ngo tugereyo ni amafaranga atari make, atatworoheye bitewe n'ubuzima tumaze kugeramo. Biratugoye cyane, natwe twabuze icyo dukora. Baduciye amafaranga miliyoni 46,100,000. Ni amafaranga umuntu atabona pe, ku buryo nta hantu wanapfundikanya ngo yabone, bitewe n'ubuvuzi tumaze kumukoreshereza bwinshi cyane. Biragoye cyane. N'umwana bakeneye ibintu bifite intungamubiri kugira ngo agire imbaraga. Keneye kumugurira ibintu bifatika, tugomba kumugurira umufa wo kugira ngo umwana yongere imbaraga, tumugurire amafi, tumugurire ibintu bimwongerera intungamubiri. Urumva ibintu arya biragoye. Biragoye kugira ngo umwana agire imbaraga, kandi
urumva ibintu nk'ibyo ngibyo ubushobozi kugira ngo umuntu abone biba bigoye, ariko kandi ugomba kubishaka ukabibona, nko kugira ngo urengere umuntu, kugira ngo ubuzima bube buzima. Nk'umubyeyi ngewe ndarira mbega buri munsi. Ubu ni ukuvuga ngo nkanjye nka mama we mpora mfite agahinda kenshi, ariko uyu mwana yarigaga, ubu ntakiga, yarageze muri materineri ya 2, ubu yahagaze kwiga. Ikindi agahinda ngira agahinda kambabaza iyo arimo ambwira ngo mama, ngo nzakira ryari, ngo nanjye ngo njye kwiga. Nkamubwira nti rero ntuzakira. Ikindi agahinda none ngira, nkumva ndababaye, nkumva amarira ajenze mu maso. Ajya ambwira ngo mama, ngo nzarya ryari, ngo nanjye ngo nshyire ngo ibiryo mu kanwa, ngo nanjye ngo nijye ngo nkawe. Nabyo bikantera agahinda, kuko kurya umwana kureba mu kanwa ugira gute ni agahinda. Ikindi cyongera kikambabaza nkumva ngize agahinda, ni ukuvuga ngo iyo ntashobora, yari umwana ukina yizihirwa yigira gute, ubu ntakibibasha. Ubu nimba nkaho mba mu bitaro, ndi mu rugo ariko ndi mu bitaro. Ubu ni ukuvuga ngo nta hantu ushaka kujya, umwana muhora iruhande, niyo ntiributse gato atambona aravuga ngo mama ari he, akarira, muhora iruhande. Noneho numva agahinda karanyishe umubyeyi, ariko Imana yo mu ijuru ifite impamvu yatumye hirwa amera gutya. Iyo urebye ayo mafaranga babaciye, ni amafaranga miliyoni 46 n'imisago. Iyo urebye uko mubayeho, iyo urebye mu bushobozi mufite, nta mafaranga mwabona? Yewe ntabwo nakubeshya, mu by'ukuri ntayo dufite. Mu by'ukuri twebwe mbega twarashiriwe, ntayo dufite. Dukeneye amaboko y'abandi yadufasha, uwagira icyo yatumarira yakitumarira. Abantu bagira icyo bakora, bakoresha nimero ya telefone. Nimero ya telefone ni 0782588467. Ese abaganga ba Faisal nta gihe bababwiye wenda ko birengeje bishobora kuba byatera ibindi bibazo bikomeye? Urumva uburwayi bumaze igihe kirekire haziramo n'ubundi, niyo mpamvu ubona ko umwana arimo arwariramo n'izindi ndwara, kumva ko byamushyira no mu rupfu. Ariko ubuvuzi bwe bwihuse, umwana yagarura ubuzima, ariko uko butinda niko umwana haziramo n'ubundi burwayi.
Mwageze urumva bifatanye umuhogo ufatanye n'igihaha gihumeka gakeya kuko yanakirwayeho igihaha. Ibitaro amafaranga abonetse bavuze yuko umwana bahita bamuvura. Barangije kubona uburwayi bw'umwana bavuga ko uburwayi bwe mu Buhinde babushobora, ariko amafaranga abonetse niho babasha kumuvura.